n'abayisenga bakuri kwisenga mu mwuka no mu kuri. Amen. Yesu ashimwe. Nasomye ikintu cyanditswe kintera kujya gukora research ko Yesu yavuze ngo abashaka ab'Imana ishaka ko bamusenga ari abayisenga mu mwuka no mu kuri. Ubundi mbere bataratangira gusenga mu mwuka no mu kuri basengeraga hehe? Yesu ashimwe. Byaniye gukora research nsanga hari polemique yabayeho kuva kera ni umunsi kiriho uyu munsi. Bimwe mu ntego za retraite de prière ni ugusenya umwuka n'amahame y'idini ahubwo tukubaka ubuzima bwa Kristo mu bantu, imitima yacu igarura n'umutima w'Imana. Yesu ashimwe. None ndibaza ni iki twakora? Nashatse kumva ubundi Yesu yashaka kuvuga iki, ariko no Musamariyakazi yari yamubwiye ko ubundi kuri uwo musozi ariho basekuruza basengeraga. Nasomye ibice bya mbere bibanza nsanga Yesu ku murongo wa 4 aravuga ngo Yesu yiyumvisemo. Yesu yaravuye yararimo arazamuka agiye Yerusalemu ngo yiyumvamo ngo guca Samariya, ngo aci Samariya ahageze ngo abwira abigishwa be ngo bajye gushaka ibyo kurya. Ubundi abasamariya n'abayuda cyangwa abisirayeli bari abantu bazirana badahuza batemerana cyane. Muri geography biblique bavuga ko inzira iva i Yerusalemu ngo bangaga guca mu nzira mu basamariya bagaca ku ruhande bakaba nk'abazenguruka kubera amakimbirane bagiranaga. None ngo abigishwa bagezeyo ngo bafata gahunda yo kujya kugura ibyo kurya. Ubwo icyo gihe kumva ko bagendaga mu matsinda kugira ngo kuko bari abantu banenana ku buryo umuntu ashobora kuza kugura nk'ibintu aje kugura ibyo kurya yakumva ko uri umuyahudi akabikwima gora icyo ngicyo. None barangije bagenda biyirema mu dutsinda, bamwe bagenda kure abandi bagenda kure abandi bagenda kuriya. Yesu yicara kuri uwo musozi. Nasanze ngo aba bantu mu bami ba kabiri ibice 17 bagaragaza hano abasamariya baturutse. Abisirayeli basuzuguye Imana irangije batangaho iminyago ku bami ba Ashuri. None ngo bamaze kubatwara baza kugirana gushakana baza kubyarana. Bamaze kubyarana ngo abana babyaye ngo icyo gihe abayuda ntibabemeraga babatuza i Samariya. Ruvuga ngo bari ubwoko butuzuye, ntago bari Abisirayeli nta nubwo bari Abashuri. Ngo barangije bashyira aho ngaho. Noneho ngo Abisirayeli bakajya babanena cyane ku buryo batahuzaga cyane. Ngo noneho hari umusozi witwa Gerizimu. Ahangaha niho Yesu yarari kuri rino riba. Ngo uyu musozi niwo Aburahamu yatanze igitambo cya mbere igihe Imana yamuherezaga ikamubwira ngo haguruka agende mu Itangiriro 12. No kuvuga ko byansabye gukora research. Yesu ashimwe. Ibintu ndi kuvuga ntago ndi butinde kuko nzi ko amasaha ari makeya, ariko ndashaka ngo tuze kumva kuki Yesu yavuze ngo bakwiriye kumusenga, dukwiriye kumusenga mu mwuka no mu kuri. Haleluya. Navuga kumva amen cyane. Amen. Amen. Noneho ngo ikintu cyabaye, Yesu aza aho ngaho yicara kuri iryo riba kubera ko aba bantu babanenaga hari ikintu bari bafite gikomeye barushaga abandi n'uwo musozi. Kubera ko ngo uwo musozi iyo umuntu yabaga afite ikibazo ngo yazaga kuri uwo musozi, ngo Abisirayeli bari kuva mu Egiputa, Imana yabwiye Mose ngo ahamagare Yosuwa n'abandi bari kumwe ngo ababwire ngo nibamara kwambuka bakambuka Yorodani bakagera i Kanani, hari imisozi ibiri bazitaho. Hari umusozi umwe witwa Gerizimu yabwiye ko umusozi bakwiriye kuzawitaho, hakaba n'undi musozi witwa Ebali. Umusozi witwa Ebali yarambwiye ati nimugerayo muzandikeho ibintu byose Imana izakora ku muntu tubahirije amategeko y'Imana, ku muntu asuzuga amategeko y'Imana. Noneho umusozi witwa Gerizimu muzageneraho mwandikeho ibyo Imana izakorera umuntu wese wubahirije amategeko y'Imana. Yesu ashimwe. None uwo musozi wari umusozi ufite umugisha ku buryo abantu bose bashakaga gusenga bavaga i Yerusalemu
bavaga ahantu hose bakaza kuri uwo musozi. Yesu ashimwe. Hari abantu muri twebwe muri kino gihe bizerera mu gusengera mu misozi. Iki kintu ngiye kukivuga ntabwo ari bibi. Yesu ashimwe. Ugenda ukajya ku musozi ugasenga Imana wafashe umwanya, kuko Imana ireba intambwe z'umutima wateye n'icyatumye ujya kwiherera. Ariko habagamo ikibazo giteye gutya. Hari igihe abantu bajya gusengera ku musozi ariko bavayo bakaza abasigaye batagiye ku musozi babona ari abanyamubiri gusa. Abo bantu ntabwo mubaza. Yesu ashimwe. Mbese yanabaza Felix ati ntabwo yeruka mu butayu. Bene abo bantu babaza amazina y'ubutayu bwose bubaho. Wenda hano nta butayu bwinshi buhari, ariko bene abo bantu babaza amazina yose y'ubutayu bubaho. Noneho wamubaza ati ese wagiye gusengera hehe? Akakubwira ati ahantu twagiye gusengera. Ati kugira ngo hinjire. Ati ukururinda, ugenda ukururinda kugira ngo uzagereyo. Ati Mana yanjye. Noneho hari n'abantu hari umuntu mwegeze kunyigisha gusenga. Ndashimira Imana kubwe kuko hari ibintu byinshi namenye. Umunsi umwe arambwira ngo tujyane tujye gusenga mu butayu. Tugende. Noneho ngezeyo mbona umuntu wabirakariyemo cyane. Ntaranatera intambwe ukahita wumva ati akahita avuga nk'ukuntu akahita gutera ubwoba. Ngo Imana ntabwo ikwishimiye. Umuntu ntabwo anzi, ntabwo ndi gupinga, kuko hari abantu bafite umwuka w'Imana amenya ko Imana itakwishimiye akagufasha akakurondora ukihana. Nibyo twavugaga ko gusenga isengesho ryose ritarimo kwihana Imana ntabwo iryumva. Ibintu dukubivuga kuko twaje gusenga. Yesu ashimwe. Noneho ankanze ukajya kumva avuze nk'ibintu naza kujya ku ruhande nanjye nabanzaga kwanariza. Noneho ukabona guteye ubwoba, ntabwo gufashije kwegera Imana, ahubwo ukabona ukabona ararakaye. Wamubona ukabona ni imaje y'Imana yarakaye y'ingome iranaguhitana. Yesu ashimwe. Ariko Yesu yigisha abigishwa gusenga arababwiye ngo nimusenge ngo Data twese uri mu ijuru. Haleluya. Mbere yuko usenga, mbere yuko uzafata umwanya, uzabanza uyibuke isano ufitanye n'Imana. Iyo twaje gusenga hano bitandukanye no gusaba. Yesu ashimwe. Ari kibazo nibajije. Biravuga ngo mbere yuko tugira icyo dusaba Imana, kwiba izi ibyo dukeneye. Noneho ngajya mwibaza, nose kuki tujya gusengera ibyo dukeneye kandi Imana ibizi. Yesu ashimwe. Ariko ibanga riri mu kintu Yesu yavuze ngo mbere nipujya gusaba ngo Data twese uri mu ijuru. Nuwa ngo ikinjyana kwa Data si ukumubwira ibyo nkeneye, ahubwo ni ukugira ngo nsabane nawe. Ibaza igihe cyose igihe njya kwa papa kugira ngo nkeneye ibi, ariko papa yambwira ati mwana wanjye ngwino tuganire, reka mbibariza papa bakuru wenda ntibansubiza, ariko nzi ko bansubiza ibintu bijya gusa. Ufite azabe igihe cyose akajya gufata nka application downloading, ikintu cyose akeneye akagenda ajya kwa papa. Noneho ambwira ati mwana wanjye ndashaka tuganira, menya amakuru ya hati. Papa iyo gahunda ntirimo ntabyo kuganira, ahubwo ufite kibiri ngo yantere. Ntekereza ko umubyeyi byamubabaza. Yesu ashimwe. Noneho aba bantu b'Isamariya nicyo kintu cyonyine bari bafite, kubera ko uyu musozi niwo Yakobo yari yarahayeho umuhungu we Yosefu ho isoko, yari yaramuhayeho iriba, kubera ko muri biriya bihugu hari igihugu cy'ubutayu. Amuhereza iryo riba nk'igihembo cy'uko yitwaye neza. Yesu ashimwe. Mpamvu uyu musozi abantu bari bawizereyemo, ku buryo abantu bajyaga kuri uyu musozi kuruta kwizera Imana, bakizera ko nagera kuri uwo musozi ibintu biri buze guhinduka. Yesu ashimwe. Birashoboka ko hari umuntu wavuye n'iwabo avuga ati negera Strasbourg hari ikintu Imana ibuze gukora. Yesu ashimwe. Ibyo birashoboka. Hari umuntu ushobora kuba yaje avuga ati ningereye icyo nzi cyo hari ikintu kiri buze kuba. Ariko reka mbabwire ikintu kimwe, wenda ngiye kubatenga ariko munyihanganire. Amasengesho nta mbaraga zibamo. Imbaraga zibamo uwo dusenga. Yesu ashimwe. Reka mbisubiremo. Amasengesho nta mbaraga zibamo, ahubwo imbaraga zibamo uwo dusenga. Hari amaterime tumenyera, amasengesho ashobora guhindura. Iriya ndimo twari turi kuririmba, ariko ahindura kubera ko tuzi uwo dusenga. Kubera ko famille yanjye background abenshi n'abasilamu. My friend 5 fois par jour bose ntibasenga. Amen. Noneho uyu mudamu aje guhura na Yesu. Yesu yicara aho ngaho kwiriba, aramutegereje. Aje aramubwira ati, Yesu amusaba amazi. Yesu ashimwe.
umudamu ati twe ko ntacyo tuvugana namwe ubundi urinde wo kunsaba amazi. Mu yandi magambo uri umunyamubiri uravugana n'umunyamwuka uri murambaza iki? Yesu ashimwe. None ikintu cyabaye nihuse, Yesu ambwira ngo iyo abari umenye impano y'Imana ukamenya no gusabya amazi ayashobora kuguha yaryo. Yesu ashimwe. Ndasaba Imana, twaje hano gusenga ariko ntuzave ku isoko udahuye na nyiri isoko. Yesu ashimwe. Reka mbisubiremo, twaje gusenga kandi Imana irahari, ariko ntuzatahe uhuye n'abaje gusenga, uzatahe uhuye n'Imana. Amen. Amen. Noneho uyu mudamu Yesu aramureba, umudamu aramureba, nibwo yatangiye kumubwira mu mirongo ibanza ati uyu musozi, atangira kumubwira iby'uwo musozi. Yesu ashimwe. Yesu arangije aramubwira ati oya. Noneho hari ibintu bibiri. Aba bantu b'i Samariya baje guhura n'ikibazo, kumva umusozi wabo wagize hiti, noneho haza kuza ikintu gituma umusozi wabo utakaza agaciro. Yesu ashimwe. Noneho igihe kiba kiza kugera, umugabo witwa Dawidi aza kwima ingoma. Amaze kwima ingoma ngo yubaka inzu nziza cyane, ngo ariko iteka ryose yajya kuyitahamo ngo akibuka ko Imana iba mu mahema. Biramubabaza cyane. We maze kumubabaza aravuga ngo sinzasinzira, sinzatuza ntarabonera Uwiteka ubuturo. Amen. Haleluya. Noneho ngo Imana biyikora ku mutima. Nasomye komantere za Bible, ngira amahirwe ngira abantu bajya bamfasha kumbuta urisosi nk'isomero. Noneho muri komantere za Bible bavuga ko ngo Dawidi ngo iteka ryose yatahaga ngo agiye kuryama kumvaga hari ikintu kiri muri we, ngo akibuka ko Imana iba mu mahema, ngo ubundi ngo mu by'ukuri ngo Imana ntabwo yigeze irekera amakwituye mu mahema, ngo nta nubwo bigeze bitera ikibazo. Ariko Dawidi ngo agambira mu mutima ngo ngomba kuzubakira Uwiteka ubuturo. Ngo Imana bikora ku mutima avuga ati mbonye umuntu utekereza neza ushaka kunkura ahantu. Nubwo mbere na mbere Imana itigeze yifuza, ntabwo ari uko y'Imana, ntabwo kwari kuba mu mazu y'abantu n'ibiki, kwari kuba muri twebwe. Yesu ashimwe. Ariko Imana inezezwa nuko ibonye umuntu ushaka kwiyubakira ubuturo ahantu izaba. Ngo irangije imuha isezerano amubwira ati muri wowe ubwami bwawe ntibuzarangira, muri hazavamo uzagira ubwami bwiwe byose bwavuga Kristo. Yesu ashimwe. Ngo noneho Dawidi amaze kugambirira, ariko haza kubamo ikibazo kubera ko yari yaramenye amaraso, ngo Imana ntiyamwemera ko azubaka iyo nzu. Ariko aravuga ati uko byamera kose, aragenda yegeranya ibizatuma yubaka iyo nzu. Ngo arangije abihereza umuhungu we Salomo. Abantu bakora mu bintu bijyanye n'ubworezi ibintu agaciro bavuga ko iyo nzu y'i Yerusalemu, Dawidi yubatse Yerusalemu, ngo yahaye Salomo ibintu bifite agaciro gahwanye na miliyoni 96 z'amadolari iyo babibaze mu gaciro kuri munsi. Noneho ngo Salomo ngo agenda ngo ashaka ibindi ngo bihube iyo nzu ngo yubatswe bigeze muri miliyoni 200 z'amadolari. Yesu ashimwe. Z'icyo gihe rukumva ukuntu ibyo bintu byari ibintu bikomeye cyane. Ngo baragiye bashaka abarchitecte, abahanga bazi ibintu by'ubwubatsi, ngo arabegeranya abahehe na hehe, avuga ngo yubakire Uwiteka inzu. Ngo ariko ngo aza kubitekerezaho asanga nabwira abanyamahanga ko agiye kubakira Uwiteka inzu, arababuza ubutumwa nabi. Yesu ashimwe. Arangije avuga ngo Imana yacu mu majuru ntiyakwirwamo, n'ahantu na hamwe yakwirwa, cyakoze ikintu tugiye kubaka, ngo tugiye kubaka ahantu tuzajya dutambira Imana yacu iki ibitambo. Amen. Ngo arangije ahamagara abantu b'abahanga bazi kubaka, ngo ino nzu ngo bajya kuyubaka, ngo yubatswe nta rusaku ruvuze. Amen. Muzi urusaku rw'abayede n'abafundi. Yesu ashimye. Ngo iyo yashyiragamo itafari akabona ntirigiyemo, ntabwo yasakuza ngo yewe runaka we, oya, muzi ukuntu batukana. Yaramwongorera ati itafari nirijyamo genda rikore neza. Ngo bayubaka bubashye Imana, ngo kugera ku rwego inzu bayubatse imyaka 46. Yesu ashimwe. Iyo myaka n'abantu bayifite ntabwo ari benshi ngereranyije nkoresheje uburondozi bushingiye ku maso. Yesu ashimwe. Amen. No, amaze kubaka iyo nzu, ngo igihe cyo kwitaha kigeze, muri kumva umuntu wa mbere wazanye urusengero ni Dawidi. Muri ibintu by'urusengero ntibyabagaho. Niyo muntu wa mbere wazanye urusengero.
ngo Salomo akora protokole. Umuntu wazanye protokole za mbere ku isi zo gushyira ibintu ku murongo, na protokole nyinshi cyane ni Salomo. Noneho ngo igihe kigeze cyo gutaha iyo nzu, ngo ubwiza bw'Imana buramanuka. Haleluya. Ngo ubwiza bw'Imana buramanuka, ngo bose batakaza kontrole, barekera aho ngaho kugira icyo bakora kuko Imana iramaze gufata kontrole. Noneho Abisiraheli kuva uwo munsi iyo nzu ibazamuramo ikintu cyitwa ubwibone. Mbese umuntu wese ushaka gusenga akazamuka hehe? Akajya Yerusalemu. Umuntu wese wumva ari ikintu ashaka kubwira Imana akazamuka akajya i Yerusalemu. Iyi nzu ngo ukuntu bayubatse, ngo hagati y'itafari n'irindi cyangwa ibuye n'irindi ngo bashyiragamo zahabu, ngo niyo mpamvu yahenze cyane. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo iyi nzu ngo nayisenya nkayubaka mu minsi 3. Yarakoze ku kintu Abisirayeli badashaka bakoraho. Yesu ashimwe. Noneho birangije bizamura ubwibone, Abisirayeli bagira ikintu cyo kuvuga ngo nitwe dufite ahantu abantu bakwiye gusengera, ahantu Imana imanukira, ahantu heza rwose. Babigira idini rituma Imana idakora mu bantu. Ariko ndashima Imana ko retraite de prière Strasbourg izo nkuta zose yarazisenye mu izina rya Yesu. Turashaka guhura n'Imana, ikintu cyitwa idini ntacyo tubatumye, ntacyo twabahamagayemo, nta nicyo tuzavuga. Yesu ashimwe. Amen. Hari abantu bazi ko mu bakatolika hataba umwuka w'Imana bidakora. Iyo ni Yerusalemu yubatse muri bo. Atuzi twebwe iwacu, twebwe ibintu by'iwacu bimeze trebye. Mbese akakwereka ko umwuka wa Yerusalemu nyine warateye mu bantu, kandi namwe murabizi. Wagabona umuntu gutumira iwabo ariko ukabona icyo ashaka, ntabwo ashaka kumenya bene se n'ukuntu baterana, arashaka kureba vangileteri nshyashya baguze. Hari akaklimatizeri kameze neza, twe ntabwo bushyuhe butwica, twe twanaguze n'urusengero n'uzuzarubona uzaneza. Ukasanga ibintu ari kukubwira ni ibintu by'amaso biraho gusa, nta buzima bw'Imana bubiri. Yesu ashimwe. Noneho Yesu abwira uno mudamu ati reka igihe cya Gerizimu cyabayeho, igihe cyo kuba mu butayu, cyo kugira umusozi, abantu bakaza bagashakira Imana hano, bakayibonera hano, abakeneye kubyara bakashakira Imana hano, abakeneye abafite ibibazo bakaza kubishaka kuri musozi. Icyo gihe cyararangiye. Ndetse niyo Yerusalemu babakangisha ko Abasamariya mudakwiriye kujyayo kubera ko izana inzitizi zigashyiraho bariyeri. Iyo nayo yagize gute? Yavuyeho. Ahubwo igihe kiraje kirasohoye, ubwo abasenga Data bamusenga mu mwuka no mu kuri. Haleluya. Ndikumva mutarabyumva. Igihe kirageze kirasohoye, ubwo abasenga Data tuva mu madini twahozemo, mu byo twahozemo, mu byo twabaye byo, ahubwo umwuka agafata kontrole mu buzima bwacu, tukayoborwa n'ukuri. Kavuga ukuri ubundi ngende. Ubundi Bibiliya ni ukuri, siko kuri tuzi. Ubundi mu bantu habamo kuri kwinshi, kandi akenshi mu bantu umuntu aba umunyakuri bitewe n'uruhande arimo, sibyo? Genda musende inshuti na Felix, biragoye ko washaka kumushyira mu mafuti nzi ko ndi inshuti ye. Byo ubwabyo ngiye mpita mboga mu rubanza turatangira, siko bimeze? Ahubwo umuntu aba umunyakuri bitewe n'uruhande ahagazeho. Ariko hari ikintu kizahora ari ukuri, cyatangiye ari ukuri, uyu munsi ni ukukizahora ari ukuri, ijambo ry'Imana. Amen. Haleluya. Amen. Yesu muri Yohana tujuru muri 4:14 turavuga ngo ni njye nzira, ni njye kuri. Ubundi ibintu byose dufite muri iyi si byaremwe n'uko, sibyo? Kristo se siwe kuri. Ubundi iyo dutakaje ukuri ntabwo dushobora kwakira umwuka wera, kuko umwuka wera akorera mu kuri, akorera muri Kristo. Uretse umuntu njyewe nawe, nitwe Imana yavuze ngo njyewe na Kristo na mwuka wera tugiye guterana, turimo umuntu asa natwe. Ariko ibindi byose ni Kristo wabiremye, kuko Kristo ni ijambo, ibyaremwe byose no kuvuga ngo habeho, ni Kristo wabiremye. Yesu ashimwe. Kubera ko abantu twananiwe kwakira Imana iri kure yacu, Imana iravuga iti abantu ntibazigera bamenya, ariko reka nohereze Kristo. Kristo ni iki? Ijambo. Imana yatumye Marika Gabriel, yamuhaye iki? Ashyire Mariya iki?
marayika Gabriel abwira Mariya iki? Uzi igihe Mariya yasamiye, impamvu bene wacu batajya babyumva nuko ikibazo bagira, ntabwo bazi ko Mariya yasamye umwanya avuga ngo ndubuja w'umwami Imana, ibyo uvuze bigirirwe tayari kari kabaye, ijambo ryahise ryinjira. Haleluya. Muri Yohana igice cya bavuga ngo mbere na mbere hariho jambo, kandi ijambo yahoranye n'Imana, ubyare mu by'isi nta kitararemwe nabo. Yesu ashimwe. Rero Kristo niwe kuri, twiyubake kuri Kristo, umwuka we kuri uko kuri. Kuja mu cyumba bavuga ngo ijambo ridafite umwuka ni inyuguti zica, ariko ijambo ririho umwuka ritanga ubuzima. Yesu ashimwe. Ikantureze kuraka Satani, kubera ko nari umunyabinyoma, kugira ngo atere isi yakoresheje ijambo. Yesu ashimwe. Yararebye asanga umuntu ufite intege nkeya mu kumva, ni bashiki bacu barabizi, intege nke zabo ziba mu matwi, sibyo? N'aba mama wacu. Satani abarabibona, aravuga ati ndamubonye pe, ariko cya Satani ni ikinyabinyoma. Mana yanjye, feri Satani ni umunyabinyoma, kandi ahantu ikinyoma gitandukanira n'ukuri nuko ikinyoma kiba kihishemo kuri 90%. Ibintu bitari ukuri bikaba ari n'10%, akinjirira mu kuri bikazarangira kubirinduye, kubera ko iyo udafite ijambo agukubita 90% ry'ijambo, agakubita 10% rye ribyica byose, bikarangira usigaye. Wibaze ko Satani yaje akabaza yiva ngo hari Imana yaravuze ngo nimurya kuri kiriya giti ngo no gupfa muzapfa. Ukumva ko aciye mu kuri, aciye ahantu yumva ati uyu muntu ibintu idiru z'Imana arazizi. Ari nabyo mbwira bene data, cyane cyane abajene, abantu bose bavuga Imana si uko bari kukwerekeza kujya mu ijuru. Niyo mpamvu twizera no tugasenga. Yesu ashimwe. Abamunyuza ati burya Imana yaravuze ngo nimurya kuri giti no gupfa muzapfa. Tereka yarababeshye, ahubwo Imana yanze kumumera nkayo. Umva ikinyoma Satani yabeshye, nicyo gitekerezo Imana yatangiye ijya kure mu muntu, yashaka kure mu muntu ngo amere nkayo. Mu yandi magambo, icyo gihe umuntu yari ameze nk'Imana, ariko cyangwa Satani ari ikinyabinyoma, aza kumubwira ibintu asanzwe ari byo, kuko deja twari turi mu ishusho y'Imana. Satani amwanga ngo reka ngo ni ukugira ngo muzase n'Imana, n'impamvu yakibabujije. Urukumva ikinyoma, deja umuntu ari mu position yo gusa n'Imana, Satani aje kumubwira ngo Imana yanze ko ukirya kugira ngo uzagira ishusho y'Imana. Amen. Ariko hari ikintu gitangaje. Amen. Ukuri kurakomeye. Eva kwa gutwi Satani yaciyemo akinjira, uzi ko icyo Satani yamubwira ko ari ukuri yagikoze, ahubwo ya shusho y'Imana arafite bigata bimwanga. Ikintu yari afite nicyo Satani amushukishije ngo nicyo agiye gushaka, kumbi nicyo ari butakaze bwa mbere. Nari ndi kuvuga ukuri, ariwe Kristo, ryo jambo ry'Imana. Ariko mama wacu mutaza kundakarira, turi inshuti zanjye, ni namwe Imana yaciyemo igiye gucungura isi. Mutaza kunigagura cyangwa karya igihugu. Ni namwe Imana yaciyemo, iravuga ati ahantu Satani yanyuze yanduza isi, aho umupira warengeye niho ugomba kurengurirwa. Haleluya. Amen. Aha ni ibintu byazambiriye, niho bigomba kongera kugira imbaraga. Niyo mpamvu njyambwira abashiki banjye, cyane cyane bashiki bakiri batoya, biragoye kubona umusore wambaye ubusa ari kwamamaza ipine. Biragoye kubona umusore, ni gake wabona umusore yambaye ubusa ku ifoto y'ipine ya kampani runaka iri kwamamaza ipine ry'imodoka, ariko njya mbona umukobwa yambaye ubusa bakamutereka ku ipine. Ibyo bihurira he? Ibyo bihurira he? Kubera iki? Kubera ko Satani azi ko bashiki bacu na mama wacu bafite imbaraga, azi ko iyo abanyuzeho hari ibintu byinshi yangiza. Twaje muri ano masengesho kuvuga ngo igihe cyarageze ubwo Kristo yajyaga ku musaraba, yakuyeho ibya Yerusalemu akuraho ibya Gerizimu, igisigaye ni ukumenya ukuri, ariryo jambo ry'Imana. Ubundi twarangiza tukemerera Kristo, ukuri kwe kukaba muri twe, ubundi umwuka wakatuyobora tukagera kuri byinshi tugomba kugeraho. Yesu ashimwe bene data. Rero icyo gihe cyarageze, nicyo gihe turi. Niyo mpamvu uzumva hano twebwe ntabwo tuvuga idini,
amen. Nuza uri umukatoliki ukumva Kristo akumenya umutima, kubita idini hasi. Nuza uri umudive ukumva Kristo akumenya umutima, kubita idini hasi. Haleluya. Yewe n'abasilamu nabo tubatumiye bazaza, ariko nyabo icyo uzaza uri cyo cyose, igihe ufite ingenzi no guhura na Kristo, kandi umuntu wahuye na Kristo ntabwo asubira yuko yaje. Yesu ashimwe. Ariko mu ndebera abantu bangana gutya tuba twaje, ubu ngubu mufite amakuru mabi kuri Kristo, muba mwaragarutse. Ko mbona muri Smartis reba nk'uyu mupapa no kuri kw'Imana, uzi ko yavuye verifiye, ariko uzi ko abantu ngo twataye umutwe, ariko nkasanga bafite ikibazo. Ndebera aba basaza bari smart rwose bihaye, ubona ko banyweye inshyushyu. Ndebera nka papa y'uko umusirimu muri yakwe, ibintu biri smart, ibintu birasobanutse. Ariko iyo Satani ashaka kubica amazi, abizana mutwo tuntu tw'amacakubiri. Ahantu hambere keje kutwigisha, ahantu hambere Imana yanyuranyije indimi z'abantu, n'igihe bashakaga irindi zina ritari ry'Imana. Ariko kandi nanone ahantu Imana yashatse guhereza abantu umwuka wera, yarabwiye ngo mujye hamwe mu cyumba kimwe muvuge rumwe. Yesu ashimwe. Ndasaba Imana ngo isenye za Yerusalemu ziri mu mitima yacu, isenye za Yerusalemu ziri mu mitwe yacu, isenye za Gerizimu ziri mu mitwe yacu, ahubwo umwuka wera afate control. Ijambo ry'Imana ngo ni inkota ityaye rihinguranye mu buzima bwacu. Yesu ashimwe. Muri ano masengesho ndabifuriza ngo uzatavuga ngo ndi gusenga mu mwuka no mu kuri. Haleluya. Gusenga mu mwuka no mu kuri ni iki? Imana ni kubwira ngo ihane, ntuze kubitegeza ngo bishyire ku ruhande, ntuze gushyiramo protokole nyinshi. Imana ni kubwira ngo kora iki, ntuze kubigira ibindi bintu. Hari muri kureba ukuntu mungana, reka babwire ukuri tubareje n'aha ngaha. Yesu yabwiye abigishwa be, bareza abigishwa ngo ntibajya biyiriza abafarisayo. Arangije ababwira ati umugeni yakuriza ko umukwe akiri muri kumwe nabo, ariko hari igihe kizagera bakiyiriza. Yesu ashimwe. Yesu amaze gusubira mu ijuru, hari igihe cyageze ababwira ngo numva mfite byinshi byo kubabwira, ariko ngo ntabwo mushobora kubyihanganira, kuko amatwi yabo yari arimo Yerusalemu na Gerizimu. Ariko umwuka wera amaze kumanuka, abagabo n'umuturage bafashe isi bayigira gutya, kugera ku rwego wawe n'abaporo ntabwo dore babagabo bahinduye isi, bahindukije isi. Ubu murabona tungana gutya. Imana yaba ari kudukoresha ibingana gute? Ariko ikintu cya mbere Imana ikeneye, zana umutima wawe. Ndifuza ko ari amasengesho azajya kurangira umutima wawe warahuye n'uw'Imana mbere yuko habaho ikindi kintu. Yesu ashimwe. Umutima wawe warasabanye n'Imana, maze Imana isenyeza Yerusalemu. Hari ukuntu twajya kumva umuntu aje arakubwiye ngo twebwe itorero ryacu ni iry'umwuka. Ibyo bintu murabizi? Twebwe itorero ryacu ni iry'umwuka, kubera wenda niko bizera cyane ko babibona, ariko itorero ry'umwuka riri mu ibanga, ribitse mu banga rya Kristo. Biriya tubamo hari urabona Eric afite urugo rwe, afite ukuntu aruyoboye. Mama pasiteri bagira urugo rwe, afite ukuntu baruyoboye. Iyo ugeze kwa pasiteri ugomba kohereza amabwiriza y'urugo rugo kuko bari mu rugo rwabo. Iyo usohotseyo, iyo hari ibintu amabwiriza yabo atica, wemerewe kubikora, ntabwo ari icyaha. Iyo ugeze kwa Eric nabo bafite amabwiriza yabo, ariko ikintu cyonyine aba bantu bahuriraho ni ukubahiriza amabwiriza ya leta. Dufite leta rero, tuba muri minisiteri yitwaza umwuka, njya numva ariko Eric avuga. Iyo leta niyo ituyoboye, minisiteri y'umwuka. Hanyuma ube muri eglise runaka, nawe muri eglise runaka, nawe muri eglise runaka, nubi wanyu ubu wesheshwa aho ngaho. Ariko nituza aha ngaha, ntuze kutubwira ibyo yanyu nuko bigenda, tubwirane ibyo duhuriramo nkuko leta ifite amategeko iduhurizamo, ariko wageraho ukagira yabo. Kandi sinabibi vrema, kuko buri rugo rwose rugomba kugira principe n'amahame rugenderaho. Sino umuntu utagira amahame agenderaho yisanga agendera mu y'abandi. Ariko bene data, turi muri ano masengesho, nagira ngo mbabwire ngo akarisacu nakoze gatoya gashoboka nako ngako. Ikintu Yesu yaravugaga ngo Yerusalemu muyikureho na Gerizimu muyikureho. Nta na rimwe Imana izigera idusanga mu mubiri, Imana ituye mu mwuka, ngo ahubwo twimuke. Ariko mwese muri ano masengesho tukazimuka, tugasanga Imana mu mwuka, maze tukareba ibizabo. Kubera ko imyaka yanjye atari myinshi cyane, ngiye gusaba umuntu mukuru aza dusengere. Pastor ngwino dusengere, usenye za Yerusalemu ziruzuye muri twebwe,
usenge za gerizimu ziri muri twe zishobora gutuma tudahura n'Imana kubera ko ari byo twubatseho, ahubwo tuzubake mu kuri no mu mwuka. Haleluya. Hari ikintu twinshi kubabwira, ushobora kubeshya abantu bose, ariko hari abantu babiri utabeshya, umutima wawe na Kristo. Ukuri Imana ikeneye, ijambo ngo ukuri mwamenye niko kuzaba batura. Ikintu cyose udafite ubumenyi uri mbata kuri cyo, ariko ikintu cyazanye Kristo cyatumye duturiza ahangaha no kugira ngo uzasuke umutima wawe, nubwo waba ufite ibyaha bingana gute, ubwe Kristo ngo nageza aho uri, saho gupfira naho gukirira. Icyo nzi cyo ndahura nawe muri ano masengesho, nayo mpamvu abayobozi badufashije bagabanya ibintu byo kurya rwose, nuko dushaka Imana. Imana ibahe umugisha. Murakoze. Dusenge Imana umugisha papi, tumusabire umugisha nawe n'Imana imuhe umugisha. Mana turagushimiye kubw'ijambo ryawe mwami, uyu munsi k'uyu mugoroba waduhaye guteranira imbere zawe, kuko ufise icyo utubwira kandi wakitubwiye. Mana ntuhabwe icubahiro, turi abana bawe kandi uradukunda, utwifuriza ibyiza nk'uko wabibwiye Yeremiya ko atari ibyago utwifuriza ahubwo ari amahoro. None uyu mugoroba turagushimiye mwami, turakwinginze rero ngo imbaraga zawe zidasanzwe umaze kutubwira, urukundo n'ukuri byawe Yesu bibe ku muntu wese ari hano. Amaso yacu uyahe guhumuka, amatwi yacu uyahe kumva ibyo ushaka, uduhe kubona ibyo twifuza ko mwami, imitima yacu ihe gutahura ibyo dushakaho kuri uyu mugoroba. Mu izina rya Yesu turimuye iyo misozi Gerizimu muri twebwe, turimuye Mana yacu amadini n'ibindi byose byoza kutuyobya. Turakwingize ngo turi mu butware bwawe mwami, maze muhemu yari umwuka wera atuyobore ku manywa n'ijoro. Mana utugire neza Mana, utembeshe imvura y'umuvo muri twebwe, buri muntu wese yisange mu bwiza bwawe, buri muntu wese yisange mu munezero wawe, maze amaganya n'amarira ibyo bive muri twe mu izina ryawe Yesu. Ugire neza ubu bwoko bwawe uko turi hano imbere zawe, ugire neza imiryango yacu mu izina ryawe Papa, maze buri muntu wese agende asoroma kuri ubwo bwiza bwawe. Data ntuhabwe icubahiro Data, reka utugire neza, uduhe guhinduka mu buryo budasanzwe. Aba bagabo bari imbere zawe uduhe guhinduka, duhinduke tumenye ko Kristo w'ukuri nta wundi niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, nta kindi, kandi inzira yawe ni imwe. Twese umugeni wawe mwami, twese turi mu maboko yawe, twese tuzotaha iwawe. Ibyo duhe kubitahura no kubimenya mu izina rya Yesu. Aba badamu bari imbere zawe batahure uko nyene, aba bajene abahungu n'abakobwa n'abana bato batahure uko nyene, nk'uko muri ibyo biririmbye mwami ngo tube ishyo rimwe, tube ishyo rimwe imbere zawe mwami, tube mu ruhongore rumwe, tuyobowe n'umwuka wera. Data utugire neza ku uyu mugoroba, iyi minsi itatu tugiye kuba imbere zawe, ntizobe imfa gusa, ntizobe ubusa gusa imbere zawe. Buri muntu wese azorangiza aya masengesho watugize uwundi muntu, wongeye kutwubaka, watwubatse mu izina rya Yesu. Ahari ubwibone no guhagarara cyane ngo aha niho hakomeye ibi n'ibi, ibyo wabisenye ya Yerusalemu mwami yatera ubwibone abakiriya gihe, bigatuma uvuga ngo igihe kiraje kirageze, aho abasenga batazarinda kuja i Yerusalemu, ahubwo bazasenga Data mu mwuka no mu kuri. Data turakwinze ibyo bihe bitubeho, buri muntu wese mbe ko ni Data ko agusenga mu mwuka no mu kuri, turi mu butware bwawe, maze imirimo n'ibitangaza biri muri twebwe. Rero komeza ubane natwe muri byose, iki gitani ukomeze kukiyobora kugeza Mana yacu ku ntego ushaka, kugeza utugejeje aho ushaka. Amacakubiri n'ibindi byose turabyirukanye, ibitakuvaho byose turabyirukanye, ariko ubumwe n'amahoro bituruka mu ijuru bibe mu mitima yacu. Uduhe guhindukira Mana yacu mu nzira yawe, maze nk'uko ushaka ibyo dusabye, kandi mu izina rya Yesu tubisabyemo. Amen. Haleluya. Ese mwareka tugashimira Imana.
nabibonye